ubushize twari twabonye nyine iyo introduction twarebye ko Pawulo icyo bivuze kuba yivuga ngo intumwa, hariya ku murongo wa mbere mu dukubo ashyiramo ngo ni intumwa ariko itari iy'abantu, itatumwe n'umuntu, yatumwe na Yesu Kristo n'Imana. Tubona ukuntu Paul yashakaga ko abantu bumva uburemere bw'ibyo agiye kuvuga ashingiye kubabwira uwamutumye, kuko bamenye ko ibintu agiye kuvuga si igitekerezo cye cyangwa igitekerezo yahawe n'itsinda ry'abantu bafite inyungu zabo runaka. Oya, nyine Paul ntabwo arimo akorera marketing abantu runaka, ahubwo ni Imana ubwayo na Yesu Kristo. Bityo rero uburemere bw'ibyo ari buvuge bupfunyitse mu kumenya uwo ari we. Twakoresheje urugero tubona njyewe nk'ubu mvuze ngo Igisenyi mwese mbahaye uruhushya, mwese nimwigire Kongo, nimwongeye kwerekana pasiporo mukagenda polisi yabagarura. Ariko perezida bivuze polisi nayo yakwambara imyenda y'abasivili ikigira gushaka imari. Kubera iki? None se perezida afite imitima ibiri, ngiye mfite umwe? Afite se amaraso y'umweru? Ariko kubera itegeko nshinga rimuha izo mbaraga, ijambo rye, amagambo asa nayo navuze agira imbaraga zitandukanye n'izo ryanjye. Paul rero nawe icyo agamije nuko abantu bamenya ko hashingiwe ku wamutumye message avuga kwiye kwitonderwa. Urabyumva? So rero mu byo rero yavuze ku murongo wa gatatu aravuga ngo ubuntu n'amahoro, ubuntu bube muri mwe n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami wacu Yesu Kristo. Urabibona? Iri jambo ubuntu bube muri mwe n'amahoro byombi biva he? Ku Mana Data no ku Mwami wacu Yesu Kristo. Aya magambo nyine apfunyitsemo ibintu byinshi. Cyambere murebe ukuntu ku murongo wa gatatu icyabanza aricyo kiza gukurikirwa n'icya kabiri. Igikurikiraho cya kabiri ni amahoro. Urabibona? Ariko ikiraro amahoro y'Imana acaho kugira ngo agere kuyagira cyitwa ubuntu. Urabona ku murongo wa gatatu ahantu hose Paul yandika nukavuga ubuntu bube muri mwe n'amahoro. Ni ahantu hamwe yavuga ngo amahoro n'ubuntu. Oya, kubera iki? Kubera ko nta mahoro ku Mana hadagiyemo hagati yawe nayo ubuntu. Icyo kintu muri muracyumva. Buri nzandiko za Paul mujya mubibona. Reka murebe mu Baroma, reka tujye mu Baroma gatoya wumve icyo avuga ku gice cya 5. Aravuga umurongo wa mbere, aravuga ngo nuko rero ubwo twatsindishijwe no kwizera, murabibona, dufite amahoro ku Mana kubw'Umwami wacu Yesu Kristo. Ni amahoro ku Mana hatabayeho ubuntu bugutsindishiriza. Dore aho Paul abwira, hari igihe abantu babwira n'aya magambo wenda mu bukwe gusa nko kwifurizwa ibyiza, ngo n'amahoro bizabe mu rugo rwanyu. Mahoro ki se? Abantu babiri batizera ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, kubabwira ngo ni nk'umuntu wapfuye ari umupagani ugashyira ngo rest in peace. Peace yihese n'ejo aba yashyiraho kuri we kugira ngo utababaza abasigaye, ntiwagira icyo umuvugaho, biraruta. Numvishe inkuru y'umuntu wari wapfushije umwana we ariko w'ikirara, wamubwira ibiyoga n'ibitabi. Nyine ibiyoga n'ibitabi ni ibintu biranga ibirara, ntabwo ari uburenganzira bwa gikristo. Noneho uwo mwana apfa yagiye kwibara umurasa. Baza rero gushyingura, ngo pasiteri araza. Pasiteri bake abakobwa bagira ubwoba bwo kuvuga ukuri, araza ngo areba ku isanduku, nyine yabuze ikintu cyiza yamuvugaho. Sinzi washyizeho ko umuntu upfuye agomba kumuvugaho ibyiza, ntawe biri bitusaba, ariko babishyizeho abantu. Noneho aramureba, uyu muntu ko ari umujura, ko yibaga, ko
nta kintu na kimwe cyo kumuvugaho kandi pasiteri naje kumushyingura uyu muntu ndavuga iki ngaramureba ngo cyo ko yari afite amenyo meza neza avuga iki avuga iki rero umuntu utizera yaba yashyingiwe yaba yashyinguwe ni amahoro ku Mana bafite nyine biragayitse kandi no kuba utabyitaho ngo ubitekerezeho kubona umuntu mwiganye cyangwa mukorana cyangwa upfuye wari waranze ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo umupagani rw'imbi utazi uburyo umuntu agizwe intungane n'ubuntu bw'Imana cyangwa yikirisha amategeko yavuga ngo yari umwana mwiza ngo agiye heza naheza umuntu wenyine ujya heza ni uriya Paul yatubwiye mu Baroma 5 ubwo twatsindishijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana ku bwa Yesu Kristo niyo rero aya mahoro Paul arimo kuvuga ubuntu bube muri mwe n'amahoro biva ku Mana Data twese no ku mwami wacu Yesu Kristo sibyo so aya mahoro rero ubu buntu nibwo bubyara aya mahoro ku Mana ariko hari ikintu ushaka kuvuga kuri aya mahoro naragenda Bibiliya reka mwumve ukuntu ivuga reka tubane tuvuge ku buntu sibyo hari amagambo hano akari manini ubundi aya magambo urumva nicyo gisobanuro cy'ubukristo ni amahoro ku Mana mu mutima w'umuntu bishingiye ku buntu bwayo ubwo ni bwo bukristo ubukristo si ukwitwa amazina ya ngo Pierre Jean ubwo si bwo bukristo urumva Emmanuel ayo na Satani yayitwa nyine ayo Satani yayitwa ubukristo ni aya mahoro ataha mu mutima w'umuntu bishingiye ku buntu bwayo bwinjiye mu mutima we n'ubwo bukristo umva icyo birivuga Abaroma 11 mwumve icyo ubuntu iyo tuvuze ijambo ubuntu mbanze wenda ndiceho umurongo hanyuma tubone gukomeza avuga ngo Abaroma 11 haravuga ngo umurongo wa 6 ariko ubwo bibaye kubw'ubuntu ntibikiri kubw'imirimo sibyo kuko bitabaye bityo ubuntu ntibwaba ari ubuntu igisobanuro cy'ubuntu urabyumva ni ugusohoramo ugitangira gusobanura ubanza ugasohotoramo ikintu cyitwa imirimo wabibonye ngo kuko bitabaye ubuntu ntibwaba bukiriye ubuntu Paul rero ikintu arimo gusabira abantu ni ikintu bagomba kubona nta ruhare bakigizemo ubuntu n'amahoro biva ku Mana Data twese no ku mwami wacu Yesu Kristo ariko ikintu nshaka kuvuga ubwo ubuntu nyine ni ikintu kitakorewe sibyo Paul arimo arabwira ngo ibintu bidafite icyo bishingiyeho kuri mwebwe bishingiye ku Mana yonyine aricyo byita ubuntu biba ari byo biba muri mwe bityo bizana amahoro mu mitima yanyu ku Mana ibintu bidashingiye kuri mwebwe bishingiye ku Mana yonyine ubushake bwayo bibyara amahoro mu mitima yanyu ibyo nibyo mbifuriza amahoro ava ku Mana sibyo reka rero turebe katura aya mahoro ava ku Mana no kuri Kristo aya mahoro Kristo rimwe asezerana intumwa zera zibwiye ngo mbahaye amahoro ngo ariko ngo atari mwayabisi hanyuma tujye turirimba ngo abisi niba yazi ni yakangahe igishake ishyiramo hano ishake amahoro ava ku Mana azanywe n'ubuntu bwayo murabyumva ayo mahoro ni amahoro umuntu aba afite ari umukene nyine si amahoro azanwa ntabwo ari amahoro azanwa n'amafaranga n'urushako n'abana kwaguka nyine ugasanga umuntu disi abibara bamaze arimo aragarura umuryango yabona abana ati amashami yarashibutse sibyo yarangabanga ubwo mfite amahoro oya ibyo Imana irabitanga ikabiha uwizera n'utizera sibyo se Zaburi ya 23 yavuga ngo abatemera Imana nibo baguwe neza
ngo bafite ibisaga ibyo bakeneye mu buzima bwabo. Urabyumva? So aya rero si amahoro azanwa n'imitungo, si amahoro azanwa n'amashuri n'imiryango se, si amahoro azanwa n'uko narwaye nyine here ubuzima kuko nta kibazo mfite. Oya, aya ni amahoro Paul yavugaga ari muri gereza, akabwira abantu bari hanze ya gereza wafunze mu Filipi 4 ngo mwishime iteka, ngo mbisubiyemo ngo mwishime iteka. Uyu munsi abitwa abakristo badufunze hari amahirwe menshi, niba Imana nyine nk'uko turuye ko twakwiheba. Yo bamfunze disi n'akana ndagira, bamfunze disi nzavamo mfite uruhara. Kubera iki? Kubera ko nyine hari lisiti y'iby'umubiri numva nkwiye kugeraho mbere yo kumva mu isi. Niyo mpamvu bindemerera kuba nafungwa, kubera ko numva mvukijwe uburyo bwo kugera kuri ya lisiti y'iby'isi ni umutima wanjye werekeyeho kugira ngo uzabanze ubigire. Rero aya mahoro Paul yasengera bera w'itorero b'i Galatiya yabaga avuze ikintu gikomeye. Yabaga bizi ko icyo arimo basabira ni amahoro ataberwa mu mitungo mfite, mu mahoro y'umubiri mfite, mu kuba narwaye, mu muryango, mu bamvuga neza. Muri lisiti y'abantu nyine bashobora kunyifuriza umunsi w'amavuko. Hari umuntu umunsi w'amavuko wabaye nimumwibuke avuga ngo nawe nyitayeho. Kubera iki? Kubera ko umutima we utaba mu ijuru. Nyine ashaka disi banabonaga ndubuki mu kanwa kw'aba bantu. Niba mfite abantu bari organizinga existence yanjye, ariko izo ni intege nke. Ibyo ni ibidakwiye umwana w'Imana nyine. Rero Paul arimo arasenga ngo aya mahoro yuzure imitima yabo. Ashibuka he ku kuba Imana yarakugira ubuntu ikagukiza. Nyine aya mahoro niyo yatumaga intumwa bazibamba na Stefano bakamutera amabuye, akabona imbaraga zo kuvuga ngo mugire vuba n'ubazize ntibazi icyo bakora. Ngo yarebye, reba reka murebe ibyakozwe n'umwa 7. Aya mahoro nyine ubundi iki nicyo kigomba kuba igipimo cya nyuma twifuza, sibyo? Ni gute iyi si nyikandagira nkayishyira munsi y'ibirenge byanjye, sibyo? Kubera gusobanukirwa no kuryoherwa n'ubuntu Kristo yangiriye, sibyo? Ni gute kumenya ko nakijijwe ku bw'ubuntu bw'Imana, sibyo? Bibyara amahoro y'uko ibintu byose mbona ari nk'abana barimo gukina mu bitaka, batoba udutaka. Nyine hari ikintu cyinshi shocking, hari umwana w'Imana ushobora ukajya kumva ngo urumva ngo afite igikomere. Utse igikomere cy'iki? Ngo yakundanaga n'umusore aramwaka akakibana. Reka umva mu byakozwe mu gice cya 7 ukuntu Stefano avuga. Nyine iyo ni gap igaragaza ko nyifite amaso yanjye ku by'isi. Sindizera neza ko nta mugisha uri mu by'isi ari umurama utumuka. Yandirimo 361. Nyine mbiririmba nabyumva. Ari ibyo kundeka kumvuga nabi, kutanyubaha ngo umune wamaye agaciro ngo unekerezeho n'abavutse nagize umunsi w'amavuko, byakabe binyorohera nyine. Nibyo neze ko ngo uba ufite igiceri cy'ijana kigatakara wabura ibitotsi. Ariko ufite $1,000 cy'amadolari kigatakara kujya mu byumba by'amasengesho. Uzi ikibitera se icyo bivuze? Byose si amafaranga, si impapuro, si ibirangantego byanditseho, si ibintu leta yavuga uyu munsi ngo cya $1,000 cy'amadolari ayo mafaranga avuyeho kigabana na 0. Ni iki kibitera? Ni uburemere bw'umutima wanjye nabihaye. Ni mwanya ibyo bintu byicaye mu mutima wanjye. Niyo mpamvu umuntu ari bundeke, niyo mpamvu umuntu ari kumpostinga, niyo mpamvu umuntu atari bumbipe, atari bunyandikire message, mwumva birankubita hasi ndapfuye ndarangiye we ndashize. Nta kindi kibitera, nuko umutima wanjye ukiri kuby'isi.
urabibona dore rero Stefano igice cya karindwi cy'ibyakozwe n'intumwa 59 bakimutera amabuye arambaza aravuga ati mwami Yesu akira umwuka wanjye arapfukama avuga ijwi rirenga ati mwami nubabareho iki cyaha mumbwire abantu barimo gutera amabuye sibyo izi mbaraga zishoboka gusa ufite amahoro atava mu kuba umuntu ariho sinzi niba ubyumva mu kuba abantu bagukunda mu kuba abantu batakuvugaho ibinyoma bari baramutera amabuye aya mahoro abasha gutuma umuntu agira imbaraga z'umutima zivuga zitya ava mu kuba iyi si urumva nyine yarabaye mu mutima wawe kabisa twarayirekuye kandi icyo ni cyo umwami adutuye nyine itorero rya mbere abari baririmo umwuka wari urimo niwo urimo ntabwo ari made in China umwuka wera murabivuga ni mwuka wera za mbaraga yari afite ni Imana 100% yadutuye ate nyine yatuje maze ari fake rero ubu buntu bw'umwami bukwiye kutugeraho abantu Stefano uyu urimo avuga aya magambo nyine ni umuntu nkatwe njya nangara muri Yakobo yavuga ngo Eliya yari umuntu nkatwe ngo Yobu yari umuntu nkatwe ako kantu karanyishe yari umuntu nkatwe rero uyu mwami iyo amaze kwinjira mu mutima buno buntu Paul arimo kuvuga bubyaramo iki kintu cyayo mahoro aya ni amahoro ava ku buntu bw'Imana aya urugero nafata kuri Stefano ndetse no mu Baheburayo 11 bavuga intwari zo kwizera baravuga ngo bakibwizaga ingeso ngo bakanga gukizwa bakanga kubakiza bakavuga ngo dufite uwundi mudugudu turebesha amaso utarubatswe n'intoki z'abantu urumva icyo kintu nyine ngo kuko barebaga ko nabashyitsi n'abimukira barataha niyo babwiraga ngo babakize reka ese wakwihakanye ibi tukakureka ukagenda barabyanga so dore indirimbo ukuntu ivuga iravuga ngo njye mfite umukiza ujya umvugira ku Mana reka turirimbeho gatoya turirimbira gifite umukiza ujya umvugira ku Mana n'inshuti idahana si nk'izo mu isi iteka arandinda akankingira n'ibyago icyamubaka mukiza wawe hano rero aravuga ngo kubo njyagira amahoro mu mutima nyahawe na Yesu mukiza wanjye atemba nk'uruzi ab'isi ntibayazi icyamangasa nguyahawe nawe umva uko avuga ngo atemba nk'uruzi ab'isi ntibayazi bayakura hese hano harimo ukuri kubiri icya mbere nuko ibiri mu isi n'iby'isi itanga amafaranga imiryango abana ubuzima kuramba n'ubabare nyine bakuvuye n'ibiki byose yaba ari byo biyatanga ab'isi bakabaye bayazi ariko ab'isi ntibayazi ni amahoro agirwa n'umuntu Imana yabyo bwa kabiri ikamuha ubuntu bwayo akamenya ko ijoro ridakorerwa urumva kikaba ikintu kigenda iyo meka muri roho ye urabyumva noneho akaba azi neza ko ku isi hano hari umushyitsi umwimukira iyo abuze ibintu byaha ntacyo biba bimuhombeje none ndavuga ati none ndi mu icumbi ndimo ndagenda ubu niwo mutima tugomba gusaba Imana ngaya amahoro Paul rero asengera aba bantu avuga ko umuntu yafite ntabwo yataraganwa hirya no hino n'imyigishirize y'ibinyoma iri aha ngaha sibyo ngiki cyo tugomba gusengera rero igihe dusenga arakomeza akavuga ngo ku murongo wa 4 witangiye ibyaha byacu ngo aturokore umwami wacu Yesu Kristo witangiye ibyaha byacu urumva ngo turokore iki gihe kibi cyane nk'uko Imana data twese yabishatse ariko gato
ndashaka gufata ku gice cya mbere, witangiye ibyaha byacu ngo aturokore. Reka wumve iki kintu. Umwami wacu Yesu Kristo, umwami, urabyumva, witangiye ibyaha byacu. Augustine yigeze kuvuga ngo you are my Lord because you have no need of my goodness. Mvuga ngo mbwira ukuntu, nawe mbwira ibintu ukuntu bimeze. Ni gute umuntu ari umwami wawe ariko akaba anitangira ibyaha byawe? Ubundi abami b'isi ufite ikosa aricwa, si byose? Ariko umva Kristo ukuntu ateye ubwoba, atangaje nyine ari uwo gukundwa, si byo? Ngo umwami wacu Yesu Kristo witangiye ibyaha byacu. Abo uyu munsi rero barabicuritse. Abo kuri umuntu wazuwe, Kristo kuba yaritangiye ibyaha byawe bimugira umwami wawe. Wabibonye? Umutima wawe urashiguka ukamwimika, urabyumva, kubera ko yitangiye ibyaha byawe. ADEPR rero yo uko ibigira, mere kuri ADEPR, yirinda ko twakwigisha abantu ko Kristo yitangiye ibyaha byabo, kuko ngo byamwambura kujya bumvira amategeko ye, bajya mu byaha byabo. Ariko umva Bibiliya ururimi rwayo, umwami wacu Yesu Kristo witangiye ibyaha byacu. Uwumvisha icyo rero aba yagiye kujya mu ijuru. Hari umuntu wigeze kuganira na Kristo, Kristo aramubwira ngo nturi kure y'ubwami bw'Imana. Umuntu ibyo akibyumva, kiba gisigaye ni ukwizera, kwihana, akizera ko kuri, ariko aba ageze hafi. Nyine barabicurika bakibwira ko kubwira umuntu ubuntu bw'Imana buzana amahoro y'Imana, buzana ubugingo buhora mu mutima w'umuntu, bwishyurira ibyaha bye, urabyumva, bituma agenda akaregeza akajya acumura. Nyine Kristo akamwima kumubera umwami, ariko birasuka igaragaza ko ahubwo Kristo kubera kwemera agatanga akadupfira ibyaha byacu, bituma imitima yacu imukurikira ikamukunda, ahubwo ikamwimika nk'umwami. Reka nkwereke umugani wa Augustine. Uramutse ufatanya na Kristo kubona agakiza, ni ukuvuga ngo kwitondera amategeko yayo no kwitwara neza, hanyuma Kristo nawe akagupfira. Kristo ntabwo yaba ari umwami, yaba ari umufatanyabikorwa, si byo se? Ntabwo rero njyewe hari umuproje, niyo nawe mfiteho 5%, mba mfite ijambo. Wambwira ute kuri umwami? None se ubu njyewe nakorana nawe umushinga n'abandi 5, wenda niyo njye natangaho igiceri cy'ijana, ari mu bantu nashyizemo usheye, wambwira ngo uri boss wanjye se? Utese turabafatanyabikorwa. Ngicyo rero cy'umuntu ukizwe n'imirimo bavuga. Ariko ukizwa n'ubuntu bw'Imana abavuga ngo njyewe ndi masikini. Hano mu twarimbye ubushize ku cyumweru uvuga ngo umutindi ya ndirimbo ngo uvubwo buntu, njye ndi umukristo, ako gace s'ukuntu karirimbo ngo uvubwo buntu nagiriwe, Imana yaraje irangiza njyewe umutindi. Umuntu rero wibonye ko ari umutindi ku byo gukiranuka, nyine atafite gukiranuka Imana ishaka, azarinda afata nakujuje. Kazasoma kare Rutero ukuntu yavuga ngo mu isi nta muntu n'umwe ushobora gukora ibintu byiza 100%. Kandi si ukuvuga ngo ni rimwe na rimwe, na nyuma yo gukizwa, yo kwizera ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ntushobora kubona gukora ibyo Imana ishaka 100%. Urinda upfa utarabyuza 100%. Bityo rero niyo mpamvu umuntu uzajya mu ijuru gusa ari uw'Imana izareba gucyanuka kwa Kristo, apanuke, kuko nta n'umwe wuzuza iby'Imana isaba. Rero hano ati witangiye ibyaha byacu ngo turokore. Kristo witangiye ibyaha byacu. Ariko iki kintu muracyumva? Iki kintu kirakomeye kubera ko nubona Kristo yaza kuva mu isi, mu ijuru, akaza ku isi gusa akabaho ubuzima nk'uko n'abasalamu babivuga, tukamureberaho, ahubwo yari kuba yongereye impamvu zacu zo kurimbuka. Uzi impamvu? Yari kuba aje yambaye umubiri ari umuntu 100%, akabasha kuza iby'Imana itegeka, twebwe byarangiza bikatunanira. Kristo rero wereka urugero rwo kubaho,
uwo ntabwo ari kirisito utanga ubugingo buhoraho. Kirisito abantu bizera bavuga ngo kirisito cyamuzanye hano ku isi ni ukugira ngo atwereke urugero, bityo tumukurikize nk'uko yatweretse mbese iby'Imana isaba abibaho arabyuzuza, bityo rero mukurikiza ugende nka we uzabona ijuru. Uwo ni inyigisho ya Satani. Ndetse ahubwo kirisito ubwo uzi kuza kwe byaba bitadufitiye akamaro, ahubwo byaba bidufitiye umuvumo, kubera ko haba haraje umuntu ufite umubiri 100%, akaba hakuza amategeko y'Imana isaba yose, yaranyatswe bikatunanira kandi yarayujuje. Urumva ko kuza ku bwabyo ntibihagije kuduha ubugingo buhoraho, agombe apfe. Iyi nteruro ihatse ibintu byinshi bikomeye. Ni ukuvuga ngo gupfa kwe bigomba kubaho kugira ngo ajye mu cyimbo cyacu, ahanwe mu cyimbo cyacu. Urabibona? Kuko Kristo yataza gupfa nanone, abasilamu bajya babivuga ngo yatanze urugero, ukayikumva umuntu asa n'umuvuga neza, n'umbyumva n'abadive ngo Kristo yabayeho ngo ugomba kugenda nka we kugira ngo uzabone ubugingo buhoraho. Uwo ni Satani uri muvugiraho, kuko nta muntu n'umwe ushobora kuzuza amategeko y'Imana 100%, kandi Imana nta muntu izajyana mu ijuru atera nkayo. Ntibishoboka ibyo ngibyo. Kwera nkayo rero biva he? Biva mu kwizera Kristo we yari Imana 100%, ukawuhawe kwera kw'Imana, hanyuma ukazabana nayo mu ijuru. Kudupfira rero kwa Kristo birakomeye cyane, kuko igihano kiduhesha amahoro nk'uko Yesaya yabivuze 53 cyagomba kujya kuri we. Igihembo cy'ibyaha ni urupfu. Rero kuba Kristo yarapfuye ni ikimenyetso cy'uko icyari kitugenewe, igihembo cyari kitugenewe cyamuhawe. Umwizera, umuntu utizera ibintu cyangwa umwana w'Imana warizeye ariko kumva bishidikanya, hari ikintu bakwiye kwibaza. Ubwo Kristo yapfaga twapfanye nawe, tuzukana nawe, sibyo? Mbese ibaze umuntu bamukatiye urwo gupfa, bakamushyira ku giti bakamurasa agapfa, nyuma y'iminsi 5 akazuka, wamukurikiranaho cyaha? Kubera yaragihaniwe, byararangiye. Ngibyo byo Kristo yadukoreye. Nuvuga ngo irimo kuduta, uvuga ngo yangu wasanga ariko ibyo bintu keretse nuhakana Bibiliya yose. Nawe birigaragaza ko twari turi muri we, dupfana nawe, tuzukana nawe. Mu yandi magambo Imana imuhana mu cyimbo cyacu mu buryo bw'umwuka. Urupfu rwose rwacu rugwinjira muri we, arazuka. Ubu mwizeye rero yarahanwe mu cyimbo cye. Nuvuga ngo ihanwa ryawe ryararangiye. Umwizeye ahita ahabwa gucyanuka kwe. Iyo uvuze ngo Imana ishobora kongera ngo ikisubiraho, uvuga ngo umuntu yahanwa kabiri, uvuga ko Imana ari umucamanza ubera. Wahana igihano bibiri ku cyaha kimwe. Wakurikirana umuntu wahanwe yishwe kuko yakoze icyaha runaka, hanyuma yazuka nyuma y'ukwezi bakongera bakamwica. Ni ikigushinze Imana. Rero kuvuga ngo Kristo aradupfira, apfira ibyaha byacu ni ikintu gikomeye. Ariko ikindi gikomeye byacu, ugomba kumenya ko ari ibyawe atari guca ku ruhande. Ikindi ni uko yabikoze ku bushake bwe, witangiye ibyaha byacu. Wigeze ute? Witanze abishaka. Nuvuga ngo nawe mbwira, niba Kristo yaritangiye ibyaha byacu, bivuze ko yadukunze tukimwanga. Yitangira ibyaha byacu tukimwanga. Niko yavuze Paul mu Baroma 5 ngo tukiri abanzi b'Imana, Kristo yitangiye turi banuki. Murongo wa 8 n'igice cya 5 cy'Abaroma. Ariko Imana yerekanye urukundo rwayo dukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Urabibona? Ku murongo wa 10, ubwo twunzwe n'Imana kubw'urupfu rw'umwana wayo wadupfiriye tukiri abanzi bayo. Wabyumvishe? Ubwo twunzwe n'Imana kubw'urupfu rw'umwana wayo wadupfiriye tukiri abanzi. So, narimo mvuga kuri kiriya kintu cyo mu Galatiya umurongo wa 3, sibyo? Ukuntu Kristo yitangiye ibyaha byacu.
tujye duhora tuyisaba kugira ngo iduhe umutima wo kubona Kristo ukunda abanyabyaha. Ukunda abanyabyaha ku buryo nyine yitanga bakiri abanyabyaha nyine bataraba beza ngo bikosore. Urabibona? Ubwa mbere tubyihereho tubone ko uyu mwami w'abami nyine atangaje. Ubundi mu isi umwami abato kuri we bashinzwe kwitambika kugira ngo adapfa bo bapfe. Siko abaperezida babayeho barindwa Trump cyangwa Amerika barindwa na Secret Service. Nyine batazwi abakene bagomba kwitanga kugira ngo ukomeye atagira ate adapfa kubera ukuntu atinya urupfu. Urabyumva? Ariko umwami w'abami ngo yitangiye ibyaha. Reka mwereke niyo uyu munsi umwami ukomeye cyangwa umuperezida yaba ngo yasinshaka kundinda ahubwo ngezaza mbarinda. Urabyumva? N'ubundi yishwe yabazize ibyaha by'abandi, amakosa n'inda nini y'abashaka kubica babandi, sibyo? Ntabwo yabapfira ibyaha byabo. Kristo rero umwami w'abami, Imana 100% yitangiye ibyaha byacu. Hari ukuntu kubera kwiyubaha abantu bumva iryo jambo rikabije cyangwa urivuze cyane waba ubaye umuntu wigisha cheap grace. Oya, Paul dore yarabivugaga kandi abibwira itorero kandi abibwira abantu agiye kugaya mu kanya ku gice cya 3 muri uko avuga aravuga ngo yemwe bagaratiya b'abapfapfa ninde wabarushye. Asoza aravuga ngo ntihakagira undushya. Mubizi hari n'ahavuga ngo ubarushya ngo icyama kikora. Nyine hari abantu babwira ngo bakebwe kugira ngo babe abantu b'Imana by'ukuri, ahubwo tubona bw'Imana burahagije. Aje aravuga ati rero waba yumva gukebwa bifite impamvu usibye no kwikeba nta yikureho ubugabo neza yirangiza, ntacyo bizamara kugira ngo ube wemewe n'Imana, ubuntu bwayo bwonyine no kwiringira Kristo witanga ibyaha by'abari mu isi. Rero icya mbere Kristo yabikoze abishaka ku bushake, ariko anabikorera ibyaha byacu. Ibyaha byacu agomba Kristo yigeze kubwira abafarisayo arababwira ngo rega ngo nimwakwizera uko muharanira gushimwa n'abantu. Urabyumva? Nimwakwizera kuko mumaranira igice cya 5 cya Yohana mumaranira gushimwa n'abantu. Gute? Ni gute kwizera ko umuntu akizwa n'umuntu kubwo kwizera ntacyo bikoreye ukazahabwa ubugingo buhoraho ku munsi uvuye muri iyi si ukabonera aha umuganura ukazana ubami iteka ryose? Ni gute umuntu abyanga kubera gushimwa n'abantu? Nyibibona ukibona kuri surface ubona ni wumva ibyo ari byo, ariko reka mbereke ibyo ari byo. Kugira ngo ukizwe n'ubuntu bw'Imana kubwo kwizera bisaba ko ugira umutima wakira ukuri kandi utaryarya utanikinisha ataravuga ngo ndavuga imbere y'abantu bumve ko nanjye ndi kumwe nabo. Mu mutima ubyumva avuga ngo Kristo yitangiye ibyaha byanjye, ownership of your sinfulness, ibyaha byanjye. Nyine ukakenoroginga ko uri mubi kuva mu bworo bw'ibirenge kugera mu gihorihori. Ibyo rero ibyo ngibyo ntabwo wabibwira rugagi. Naho undi wo muri ADEPR uvuga ngo skoro zaje turakizwa, ngo mitsingize turakomeza turakizwa. Hariho numvishe hari umugabo umwe wigeze kumwara kuri moto, njye namubwira ubutumwa bwiza nje arambwira sinjya mwibagirwa, arambwira ngo rero ngiye ubu ndifura kagira inkuru. Ubu nyine inshuti y'umuryango, hari abantu mu Rwanda bita inshuti z'umuryango, aba ari umuntu ngo w'icyitegererezo muri quartier. Rero ni umujyanama w'imiryango. Abo rero nibo buze muri ADEPR nako almost hafi inahi mu Rwanda iwacu. Abantu bibwira ko however much nakumva ndi mubi singabije, nyine Imana sindarengaho imbabazi zayo zigera, kandi imbabazi z'Imana zihabwa uwamenye ko yaminutse yarenze ari uwo kurimbuka. Ntabwo imbabazi z'Imana zihabwa ugerageza, ukigerageza urarimbuka. Paul niko yavuze mu Filipi 3 yaravuze ngo
ngo gucyanuka kwanjye ngo nabonye ko guhwanye n'amazirantoki kugira ngo ndonke gucyanuka kwa Kristo. Urumva iyo kugira ngo bisaba ko gucyanuka kwanjye mubona ko ari umwanda kugira ngo ndonke gucyanuka kwa Kristo. Ntabwo bivanga. Iyo uvanzeho gato iki kintu wenda tuzajya tukibona muri uru rwandiko urarimbuka. Mu Bagalatiya hari ukuntu hano Bibiliya ivuga mwumva iki gice cya 5 hari ibintu bumva bisa n'ibyoroshye ariko mvuko birivugira ngo dore giye Pawulo ndababwira yuko nimukebwa. Gukebwa si ikintu cyoroshye bivuga ko gukebwa mu Rwanda aho ari iby'isuku ni isukwa ariko niba bavuga ngo nihagira umuntu sakana ukoroshye mwumva ko akantu koroshye k'umubiri. Paul avuga ngo nihagira umuntu usibye no gutekereza ko wakora neza ukabona ijuru cyangwa wakwitwara neza Imana nayo ikazaguha imbabazi urayumva. Paul avuga ngo nihagira muri mwotekereza ko akebwe akongera kwizera Kristo bityo yaba ari okay imbere y'Imana ikintu icyo ari cyose wakora including ako kantu gato gukebwa. Dore ko avuga aravuga ngo njyewe Paul ndababwira yuko nimukebwa Kristo atazagira icyo abamarira. Urabumva? Nihagira umuntu muri mwe ufata akantu gato nk'aka akavuga ngo okay wenda isabato nyumviye yego nubwo buntu bw'Imana Kristo aramfiriye yego nkabona ijuru. Uravuga ngo ni Kristo wenyine cyangwa ni wowe wenyine ukarimbuka. Akantu koroshye nkako ndababwira ukuri ko nimukebwa Kristo atazagira icyo abamarira. Agakomeza ngo kandi ndababwira umuntu wese ukebwa yuko azaba afite umwenda wo kurangiza ibyategetswe n'amategeko byose. Sumva ko akantu gato we ibeshye wowe niba ugiye gukebwa nyine nko kuvuga ngo ni kwa muganga nkuko bakuvura bakaguca urutoki nta kibazo. Isabato niba uyishaka genda ugiye kwera ko ari wenda uragira ngo ujye ukwepa umuganda genda ujye ujyayo ariko nutekereza ko kumvira iyo sabato biziyongera kuri Kristo ukabona gutsindishwa imbere y'Imana ukibyongeraho Kristo abisohokamo. Wabibonye rero aba bantu rimwe tujye tudohora ni injiji ntibafite amakuru barakibwira ko isabato yabakiza ukagira ngo disi uwo muntu nuwizera. Bibiliya suko ivuga iravuga ngo ni kimwe kandi se n'iki gituma umuntu yigira atyo. Ego iyo umuntu avuga ngo azumvira isabato ngo hanyuma ngo abone ubugingo buhoraho yiyongereho Kristo nuko aba yiyumvamo akifitemo akabaraga ko kumvira sibyo se afitemo akarumu ko kuba yarwana nabyo akabigeraho. Bibiliya suko ivuga. Uremera uvuga nka Paul ngo umwami Kristo witangiye ibyaha byacu ngo aturokore. Tuzakora ikimereza hano kuri aturokore ngo turokore iki gihe kibi cya none aho niho tuzakomereza ariko nuko bigomba kumera. Amahoro ava mu buntu bw'Imana adatangwa n'umubiri n'iby'isi ab'isi batazi. Ikibazo twibazayo turayafite. Hari umunsi niyizi umutima wanjye hatahamo amahoro aya niyo amahoro aba baturiye bajya bavuga cyane baba bafite ishingiro nubwo babivuga rimwe mu buryo butari uko biri bivuga kubera wenda amakuru atari menshi cyane no kutabitinda ariko aya mahoro atanga umutima w'umuntu aya mahoro atuma wumva wabaye akanyamahanga iwanyu ukagira ukari abantu b'iwanyu muri famiye abakobwa bakirwana no kwambara ubumini n'umwanda wose babata ko indushyi we ko famiye yanjye ifite indushyi ukareba papa wawe na mama wawe n'inshuti zawe n'abandi bose na so na shobuja ukaba ukavuga uti dore indushyi koko nyine isi yose ukajya ugenda muri gare ukabona harimo indembe abamotari ukabona ari indembe wa wundi ufite byose isi vuba yirata wubashywe biravuga ngo twubaho kubahwa ariko ukaba ubizi neza ko mu mutima wawe hari akantu nigeze kubona ka J.S. Ryan avuga ngo mu mutima w'uwizera harimo abantu babiri. Harimo umugabo umwe yerekana agafoto k'umugabo umwe ugaramye ufite amahoro wadamaraye kubera akazi gafite ubugingo buhoraho n'undi ufite inkota urarwana na kamera. Yandimba 139 muri njye mfitemo abantu babiri umwe ukunda undi ugomba. Nyine ibyo bintu turabizi tubyiziho
cyangwa nanjye mvuga nk'abo bane ngo nanjye amakuru ntayamenye, ntabwo ari amakuru. Hanyuma nyine uko kuri nka kwizera ko umwami Imana yampfiriye, umwami Imana umwana Kristo Yesu yampfiriye agapfira ibyaha byanjye, nkaba ndi uwera n'umuziranenge. Icyo akaba aricyo kintu gihora kiri imbere y'umutima wanjye. Ibintu byose byadogereye nkavuga nti ntacyo, amashuri yanze ntacyo, famiye zanze ntacyo, ndarwaye ndarembye ntacyo, ndabizi neza ko umunsi nzasinzira ariko abamarayika bazansimbukana. Nguko gukizwa nyakuri rero, uko niko birivuga. Nguko ku itorero rya mbere ryari rifite, tugomba gushakisha kandi kurahari. Abizeye by'ukuri bo kuri bo navuga nka Petero ngo ni ugukangura imitima yabo itarimo uburyarya. Yaravuze ngo sinzabura guhora mbibutsa ibyo nababwiye n'ubundi, ngo kugira ngo nkangure imitima yanyu itarimo uburyarya. Reka dusenge. Mwami mwiza, turagukunda ko waje kudukunda data. Mwami, ubu butumwa bwiza bwawe bukwiriye kuva ku gahera kino ikazamuka kujya mu gihorihori, bukadushikanura mwami, tukava muri Adamu wa mbere tugashirayo mwami. Ibivungukira byose bya indwelling sin bikomeza kutuboha, bikatuza tugasa n'abahambiriye imigozi mwami, tukabishaking off, tukakwiringira cyane. Iyi si tukayica amazi, tugatumbira ijuru mwami. Ibintu byose dusaba nta na kimwe dusanga ngo kituvune mwami. Amategeko yawe rwose biravuga ngo ni meza, twifuriza ibyiza mu Roma 7, ariko mwami dusanga atunanira amanywa nijoro mwami. Dufashe uturuhure twebwe abizera bawe, uduhe mwami, kandi kuturuhura nta kundi ni ukuduha umutima wo kukwegamaho, tukirekura wese, tukiringira ko uzatumenyera ibyo kurya nk'uko inyoni zimenyera ibyo twambara. Ejo hacu hameze hose ari mu biganza byawe mwami. Mu buryo bwonyine bwo kuturuhura ni dukubita intoki zacu zikarekura ibindi byose umutima n'ubwenge bitubwira, tukegama kuri wowe, tukava mu gituza cyawe nk'uko Yohana yabigiraga mwami. Uhora usaba ngo muri Petero mwami 5:7 ngo munyikoreze amaganya yanyu kuko nita kuri mwe. Ni igitangaza mwami, nta muntu ndabona ku isi, nta n'uzigera ubaho, nanjye sinabishobora mwami. Iyo nabivuga nabambeshye, mumbwira umuntu ngo ntanyikoreze amaganya ye kuko umwitaho, nabamubeshye. Niyo byaba biri mu mutima nta bushobozi naba afite. Dufashe mwami, turakwiringiye kandi mwami ukomeze gukangura abantu benshi muri iyi Gisenyi, maze mwami ubutumwa bwiza bwawe bwizerwe, baruhuke, babone ihumure ry'iteka ryose ngo ijambo ryawe rivuga. Urakoze mu izina rya Yesu Kristo, amen.